Nagahinda gakomeye cyane kuba nicaye hano ntago nishimye. Buriya bajya bavuga ngo umuntu ni uhitamo icyaba, nuhitamo kuzaba igisambo uzaba igisambo, nuhitamo kuzaba inzererezi uzaba inzererezi. Buri muntu wese niwe wishakira amahitamo ye cyangwa agashaka inzira zo gucamo. Nuvuga ko uzakena uzakena, nuvuga ko uzakira uzabiharanire paka ukire. Ntago nicaye hano nsetse, buriya hari ibintu njya mvuga nubwo ndi umukene ariko nzakira. Buriya bajya bavuga ngo voka y'imbwa imanuka ihiye. Buriya impamvu ujya nkunda kuvuga bino bintu kenshi nk'abanyamakuru benshi batandukanye bajya baza bakankoresha ibiganiro bakambaza ngo ubuzima bwanjye ni ubuhe, ariko ntago bazi ahantu navuye, ntago bazi ko naraye mu ishyamba rya Nyungwe nkarimaramo ukwezi kose, ndetse nitungiwe n'ibyufe byo mu ishyamba, ndetse ndi kumwe n'abandi bajama ari batatu, ndetse tukarara muri Nyungwe ukwezi kose twarabuze aho dusohokera. Twinjiriye hano ku Kitabi, twinjira ishyamba, abenshi bakavuga ngo tugeze ku inka. Icyo gihe twapanze ikamyo, ndabyibuka, dupanze ikamyo iza gupfira mu nzira, ngipfira ahantu hitwa Ipindura. Ipfira ahantu hitwa Ipindura, ubwo twimanukira mu ishyamba turavuga ati yenda iyi nzira iratugeza i Rusizi. Nibwo kugenda tuvuga ngo inzira iratugeza i Rusizi, tuba twikubise mu ishyamba gutyo, tubuze aho dusohokera, aho twinjiriye naho turahabura. Nyine ni ukuvuga ngo ubuzima ni danje. Hari abantu benshi bagiye bakunda kumbaza ibyo bintu bitandukanye cyangwa ubuzima naciyemo, ntago bazi aho navuye naho ngeze ubu ngubu. Yego nta kintu ndagiraho, ndacyari imbwa mu zindi, nta n'igihumbi wambaza ngo nyibone, ariko isaha n'isaha nzi yuko Imana izampindurira ubuzima cyangwa izampindurira amateka. Buriya nta mwana ujya uvuka ngo yuzure ingobyi, ahubwo umwana aravuka agakura agashakisha. Ndetse murabizi ko hari n'abana b'abakire baba barabaye ibigoryi, abasinzi, abanywa urumogi, abanyetabi. Ngira ngo abantu benshi cyangwa abana b'abakire benshi ngira ngo mujya muba mubyumva, ababaswe n'inzoga, abagiye mu ndaya. Ariko Imana buriya iratinda, ariko iyo iguhaye iguha byose. Buriya ntukihebe kubera ko Imana muri kumwe. Buriya niwizera Imana, hari abantu basenga bakizera, ariko buriya no mu myizerere buriya ntuzasenga Imana uvuga ngo Mana impa ibyo kurya, uzasenga Imana uvuga ngo Mana impa akazi. Kubera ko nusenga Imana uvuga ngo impa ibyo kurya wicaye aho ngaho, ntabwo ibiryo bizakwizanira. Nusenga Imana uvuga ngo Imana iguha akazi, it's okay. I bring you did you not before tujya tuvuga ati did you think and before and July and God. Nyine Icyongereza ndakivuga, nyagerageza kukivuga, ariko iyo nshonje ntabwo nyivuga. Ibyo ngibyo namvuze bisobanuye ngo buriya wasenze Imana ntacyo wabura, ariko ntuzagire ikintu waka Imana wica ahantu hamwe. Akimana ibyo kurya wahagurutse wagiye kubishaka, akimana amafaranga wahagurutse wagiye kuyakorera. Ese uri kwaka Imana amafaranga wicaye mu rugo? Ese amafaranga ari kwisangira mu rugo? Hari abantu benshi bajya gusaba bakitwaza abana, hari ibyo mu Giswahili bajya bakunda kuvuga ngo ntago n'umunsi ndi bubivuga kuko ntago meze neza, biratangaje.